Yes, ni Menya Vuba TV aho tudahwema kubagezaho amakuru agiye atandukanye, tuguma dushimira mwebwe mwese mukomeje gukurikirana Menya Vuba TV. Amakuru agezweho nuko cyangwa se amakuru arimo aravugwa nuko Ministre Gatete Claver arimo gukorwaho iperereza n'ubugenzacyaha. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwemeje ko hari ibyaha bikekwa kuri Ministre w'ibikorwa remezo Ambassadeur Claver Gatete ku buryo arimo gukorwaho iperereza nubwo ibyo byaha bitatangajwe. Umuvugizi wa RIB Dominique Bahorera yabwiye igihe ko amakuru y'ikurikiranwa rya Ministre Gatete ari ukuri, akurikiranwe adafunzwe, ari mu mirimo ye isanzwe. Yagize ati nibyo Ministre Gatete hari ibintu arimo gukurikiranwaho, ntabwo ari ibihuha, ariko uyu munsi turacyari mu iperereza ry'ibanze, ntabwo turagira amakuru ahagije yatuma hatangazwa muri rusange ibyo yaba akurikiranweho. Amakuru agera ku gihe yemeza ko Ministre Gatete akekwaho ibyaha birimo guhombya leta bishingiye ku nzu iherereye ku Kacyiru yaguzwe na leta ku giciro gihanitse, bikayihombya amafaranga asaga miliyari 2. Ikibazo cy'isoko ryahawe ikigo cyo muri Kenya cyitwa Out of the Box mu buryo bwanyuranyije n'amabwiriza agenga itangwa ry'amasoko yo gukoresha imari ya leta muri gahunda ze bwite. Amakuru igihe yumvishe nuko Gatete yanze kumvira inama z'ikigo gishinzwe imyubakire zo kudaha isoko Out of the Box, kandi hari sosiyete zishoye mu Rwanda kandi zidahenze, akabirengaho asaba Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi kwishyura iyo sosiyete. Gatete kandi avugwaho gukoresha imari ya leta muri gahunda ze bwite, nkaho yasabye ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali gutunganya agahanda kaganiwe kagashyirwamo kaburimbo kandi bitari muri gahunda z'umujyi. Mu isoko ryahombeje leta miliyari 2, hari abatawe muri yombi barimo Caleb Rwamuganza wahoze ari umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi Minicofin. Gatete yahoze ayobora na Christian Rwakunda wahoze ari umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo Mininfra, ari nayo Gatete yaje kwimurirwamo kugeza ubu. Banagejejwe imbere y'urukiko rwemeza ko bakurikiranwa bafunzwe. Mwiburana kwifungwa n'ifungurwa bavuze ko ibyo bakoze babaga babisabwe na Ministre Gatete. Bavuze ko Ministre Gatete ari wowe wagiye ategeka abo bayobozi ko hatumizwa inama zihuse zo kuganira n'umushoramari wari ufite inzu kugira ngo bumvikane igiciro kandi bikorwe mu gihe gito. Nka Eric Serubibi wahoze ayoboye ikigo gishinzwe imyubakire nawe afunzwe, yabwiye urukiko ko Gatete yamubwiraga ko ari kugenda gake muri iyo dosiye, ngo yamubwiye ko niba atabikora vuba ingengo y'imari ishobora kutaboneka kandi iyo nzu yihutirwa ngo yimukiremo ikigo cya leta. Abaregwa babwiye urukiko ko batakabaye bafunzwe bonyine mu gihe uwabategekaga ibyo bakora we ntacyo ubutabera bumubaza. Serubibi n'umwunganira mu mategeko bagaragarije urukiko ubutumwa bwa WhatsApp Gatete yamwandikiye amushimira kuri raporo y'iyo dosiye yari amaze kumuha, agira ati wakoze, ariko dukeneye ko buri kimwe cyose kiba cyarangiye mu gihe cyagenwe. Serubibi n'abamwunganira bavuze ko ibyo byerekana ko ibyo yakoze byose yabaga yabitumwe n'abamukuriye kandi yabahaga raporo. Mu nama ya komite nyobozi yaguye y'umuryango FPR Inkotanyi yateranye kuwa 5 ushize ikayoborwa na Perezida Paul Kagame, ari nawe muyobozi mukuru w'umuryango, abakoresha nawo umutungo wa leta bagarutsweho cyane ndetse barihanangirizwa. Yagize ati ntabwo waziza abantu amakosa asanzwe, abantu bakora amakosa, ariko ibindi by'agahimano byo kwangiza, ukangiza umutungo w'igihugu, ukangiza ibikwiriye kuba bifasha abaturage, ukabigira ibyawe, byo birahagarara byanze bikunze. Ubu byarangiye, inama yarangiye, abakekwaho ibyaha basabwe kwitaba RIB umunsi ukurikiye, abandi bagahita bafungwa ako kanya cyangwa se ku wa mbere. Kuwa 5 ushize ku bwanjye wari umunsi w'impinduka mu buzima bwa FPR Inkotanyi. Benshi muri twe twari bato mu gihe cy'inama za Kicukiro zaharuye inzira y'imiyoborere ya FPR y'ubu. Nyuma y'uru rugendo birasa naho igihe kigeze cyo kuvugurura moteri no kwiminjiramo agafu mu muhate w'abakada ku bitekerezo bikwiye kubaranga mu buryo
uburyo bwa FPR buciye mu mucyo kandi budaca ku ruhande, busa na gacaca ya kera. Abakekwaho gusahura ibya rubanda bahagaragajwe imbere y'abandi, bahatwa ibibazo, baranengwa, mu gihe iperereza ku byaha rigomba gukurikiraho. Urubyiruko rwari rwatumiwe kugira ngo rwihere ijisho ndetse rutozwe kwitandukanya n'ibikorwa bidahwitse by'abakada bakuru. Umugenzuzi mukuru w'imari ya leta Obadiah Biraro kera kabaye yabonye umwanya yifuzaga nyuma y'igihe kinini asa n'ubwiririza mu butayu. Birasa naho uyu mugabo wihanganye igihe kinini yari afite ibimenyetso byose, ategereje umunsi ubwo azahamagazwa ngo agaragaze ibyo agombwa. Maze kera kabaye ati amazina ari ku mugereka wa 3A na B, ipaje ya 137. Nuko yavuze ikibazo kimwe aho bigaragara ko yari afite ibimenyetso byose mu mutwe. Ndatekereza ko itsinda ryo mu biro by'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta kizaba naryo riri muri RIB rifasha kugira ngo abagenza cyaha banyure muri raporo yose bemeza ibirego. Ku nshuro ya mbere inama yarangiye, abakekwaho ibyaho basabwe kwitaba RIB umunsi ukurikiye, abandi bagahita bafungwa ako kanya cyangwa se kuwa mbere, kugira ngo wenda nibura babashe gusangira ifunguro ry'umugoroba n'inshuti n'umuryango. Abandi barihanangirijwe ariko ibyabo ntibyarangiye. Kuri buri ngingo y'ikiganiro, perezida yasabaga minisitiri w'ubutabera ibitekerezo kugira ngo yumve icyo amategeko ateganya. Imikorere y'u Rwanda nta wavuga ko ari ntamakemwa, ariko ni imwe ya hasi ku isi, aho kubazwa inshingano mu buyobozi bwo hejuru muri guverinoma ari hamwe. Mu bihugu bimwe kwigarurira igihugu niryo hamwe. Ba minisitiri, abakuru baza guverinoma n'abayobozi bakuru bemererwa kurangiza manda zabo bakiyamamaza, hanyuma bagatsinda izindi, nyuma bakajya mu kiruhuko amahoro bajyanye ku mutwe wabo ibirego bitabarika byo kunyereza umutungo. Inshuro nke akaba aribwo bagaragara imbere y'urukiko bakabiryozwa. Mu byumweru 2 bishize, urukiko rwo mu gihugu cyo mu burengerazuba bw'isi rwahishuye ihurizo riri mu gukurikirana uwahoze ari umukuru w'igihugu, uwahoze ari minisitiri w'intebe we yafashwe aha umugore we amafaranga y'umutungo wa leta. Ntiyigeze afungwa cyangwa ngo akurikiranwe. Hafi aho kandi urubanza rw'uwahoze ari umuyobozi w'ibiro by'umukuru w'igihugu rwerekanye kuri televiziyo abaturage bose bagwa mu kantu. Gusa mu Rwanda aho ba minisitiri, guverineri, abayobozi b'inzego, abasirikare n'abayobozi ba polisi bakorwaho iperereza mu buryo buhoraho, bagahindurwa cyangwa bakirukanwa. Abakozi ba leta barabizi ko bagomba gukurikiza amategeko mu gihe batanga isoko ku muntu runaka, ko basinyana imihigo na perezida ndetse bakagaragaza umutungo wabo ku muvunyi buri mwaka. Kuki bikorwa nk'uko perezida yabivuze? U Rwanda ni igihugu kidakora ku nyanja, gituwe cyane ariko gifite imitungo kamere muke. Ntidushobora kwihanganira gukora nk'aho turi igihugu gikize. Tugomba gukoresha neza umutungo rusange, nta kubirengaho. Ubirebeye muri uwo mujyo, kunyereza umutungo ntabwo ari icyaha gusa, ni igikorwa cyo kwiyanga. Mu nkuru ifite umutwe igira iti umugabo uhamye wubaka inzego zikomeye muri sosiyete ijegajega. Ndetse no mu gitabo cyitwa Transforming Rwanda, umwanditsi Jean Paul Kimonyo asobanura ingorane zimaze imyaka 20 FPR na chairman wayo byabaye ngombwa ko banyuramo mu kurwanya ruswa, mbere na mbere muri uyu muryango, hanyuma no mu gihugu. Anavugwamo ko abanzi bavutse biturutse kuri izo ngorane. Abahoze ari abayobozi bahunze birukanwe kubera ruswa. Babwiraga abanyamahanga ko mu Rwanda gukorera mu mucyo bibuza kwishyira ukwizana. Mu by'ukuri bari kugaragaza imiterere yabo. Ikindi kandi ibimenyetso birivugira ku buyobozi bwa Kagame. U Rwanda ruza mu bihugu bya mbere mu bipimo byo kurwanya ruswa muri Afurika, ndetse no muri guverinoma ziyobowe neza nyuma y'Ubusuwisi, Denmark, Sweden. Kandi mu gihe rudafite peteroli na zahabu, ubukungu bwarwo rwazamutseho ku kigero cya 7 mu myaka 15 ishize, ndetse ni bumwe mu buzamuka cyane ku mugabane. Kadushyira imibare ku ruhande, u Rwanda ni igihugu gishyize imbere imibereho myiza, aho uburezi n'ubuzima byitabwaho na guverinoma, kandi abatishoboye bagafashwa binyuze mu nkunga z'amafaranga, ibyo kurya, amacumbi, inguzanyo ziciriritse. Nk'uko umuhanga mu iterambere ry'ubukungu Paul Kole yabivuze ati, u Rwanda rumaze kugera ku bintu bitatu iby'ingenzi biranga iterambere, ari byo ubukungu buzamuka cyane, kugabanya ubukene ku muvuduko wo hejuru no kurwanya ubusumbane. Dufite ibyorezo bibiri, niko perezida yavuze, COVID-19 na ruswa. Niteguye kurwanya ruswa kandi nizeye gutsinda. Sheikh Abdul Karim Harerimana nk'inarabibonye we yagize ati, igihe ni iki, urugendo utangiye ni ingenzi kandi turagushyigikiye. Perezida musubiza ati, nzakenera ubufasha bwanyu rwose.
birasa naho twinjiye mu gihe gishya cyo kubazwa inshingano. Twagize amahirwe nk'urubyiruko kubona n'amaso yacu ubuyobozi bwiza, kandi nta kabuza tuzaba dufite ibisabwa byose mu kubazanya ibitubahirizwa umwe ku wundi. Ikibazo cyo kwibaza ni niba tuzaba dufite ubunyangamugayo n'icyizere ku buryo tuzakomeza gushikama imyaka n'imyaka nk'uko perezida wacu yabigenje. Ku rukuta rwe rwa Instagram mu masaha y'ijoro kuri uwo munsi, perezida yasobanuriye miliyoni z'urubyiruko rw'abanyafurika rumukurikira ati: impamvu nshaka ko twebwe abakada bakuru tuganirira ibibazo bikomeye imbere y'urubyiruko nuko numva ko birufasha kumva neza ahazaza h'igihugu cyacu. Ahazaza h'Abanyarwanda hari mu biganza byabo, mu gihe batize hakiri kare gukosora amakosa yakozwe n'ababanjirije. Twebwe niba bakomeje gukomeza ayo makosa, ntibagire impungenge, ahazaza h'iki gihugu hari mu kaga. Nimenya Vuba TV rero, aho tubagezaho ibintu bigiye bitandukanye. Muhorana nande na Bokalifu. Ikintu nakubwira, niba utarakora subscribe, kora subscribe, kore no kunzogera ku ruhande kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyiza byinshi tukugezaho. Ciao ciao.